Aline na Jean Bosco bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Bamaranye imyaka 5, muri iyo myaka 5 babyaranye abana 2. Mu ntangiriro babanaga neza, ariko nyuma gato batangira kugirana amakimbirane akomeye. Jean Bosco yatangiye gutaha atinze, Aline nawe yumva ko batarimo kumwitaho neza. Amakimbirane ariyongera kugeza ubwo batangiye gutandukana mu mibereho ya buri munsi. Umunsi umwe Aline abwira Jean Bosco ati, "Ntabwo nshaka kubana nawe rwose. Ntekereza ko twasaba gatanya." Jean Bosco nawe ntiyatinze kumusubiza. Yamusubije mu ijwi rituje ati, "Niba ari byo ushaka, reka tujye mu nzira yemewe n'amategeko. Ariko se abana bacu bo bizagenda bite ko twaba tubahemukiye? Mana yanjye, umugore wanjye birakomeye cyane. Hanyuma se uyu mutungo wacu wo twaruhiye turi kumwe tuzawugabana gute?" Aho niyo ikibazo cy'ubutane gitangira kuba ikibazo cy'amategeko, atari ikibazo cyo kumvikana gusa. None se amategeko y'u Rwanda bivugaho iki ku butane cyangwa se divorce? Mbahaye ikaze. Divorce is a painful experience that affects many Rwandese families because it can lead to emotional, social, and economic difficulties. Ubutane ni ikibazo kibabaza kigira ingaruka ku miryango myinshi y'Abanyarwanda, kuko bushobora guteza ibibazo mu marangamutima, mu mibereho y'abantu no mu bukungu. Ase kuki urukiko ruba ingenzi cyane mu butane cyangwa se divorce? Reka tugaruke kuri ya nkuru yacu. Aline ashobora kuba yaragerageje avuga ati, "Nta rukundo nyibona muri uru rugo, ndashaka gutandukana n'uyu mugabo wanjye." Ariko amategeko areba ibirenze amarangamutima. Urukiko rugomba kureba nimba ibisabwa n'amategeko byubahirijwe, kandi iyo hari abana cyangwa umutungo harebwa ingaruka ubutane ushobora kubagiraho. Niyo mpamvu rero ubutane atari ubwumvikane hagati y'abashakanye ngo bakore ibyo biboneye, ahubwo ni ikibazo cy'amategeko gikemurwa hakurikije ububasha bw'urukiko n'ibiteganywa mu itegeko nomero 71/2026 umwaka wa 2026. None se mama, abana ba Aline na Jean Bosco bo bizagenda bite? Aline na Jean Bosco twatangiye tuvuga ko bafite abana 2. Iyo ubutane bubayeho, inshingano z'ababyeyi ku bana ntiziba zirangiriye aho ngaho. Urukiko rugomba kureba cyane cyane inyungu z'umwana, harimo uzamurera, aho umwana azaba, uburyo undi mubyeyi azajya amusura. Murumva yuko umwana nimba utandukanye n'umugore wawe, kumusura ntabwo biba bihagaze, ndetse nuko abana bazitabwaho. Ubwo kwitabwaho harimo kwiga, kuvuzwa n'ibindi byose bikorerwa umwana. Ni ukuvuga ko Jean Bosco adashobora kuvuga ati, "Tugiye gutandukana noneho abana ni aba Aline gusa," cyangwa ngo Aline avuga ati, "Kubera ko twatandukanye Jean Bosco nta burenganzira afite bwo kongeraho ngo arebe n'abana banjye." Ibyo byose bigomba kugenwa n'amategeko n'ibyemezo by'urukiko. Umutungo noneho w'aba bombi uko ugenda iyo bagiye gutandukana, ahangaha hagomba kurebwa ubwoko bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe igihe bashyingirwaga imbere y'amategeko. Nimba barahisemo ivangamutungo rusange, ubutane bushobora gutuma ubwo buryo bw'umutungo buseswa, hanyuma hakabaho igabana ry'umutungo hakurikijwe amategeko. Niyo mpamvu iyo ushaka gusobanukirwa ubutane cyangwa se divorce mu mategeko y'u Rwanda, udakwiye kwiga gusa ngo umugabo n'umugore baratandukanye. Ugomba no kwiga abana, umutungo, imyenda y'umuryango, uburenganzira n'inshingano za buri mubyeyi, n'ingaruka ubutane bugira ku ishyingirwa. Rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, Aline na Jean Bosco batangiye bafite ikibazo cy'urugo, ariko ikibazo cyabo kimaze kugera ku rwego rw'amategeko, kiba ikibazo cy'ubutane. Ubutane mu Rwanda rero si ugutandukana mu mibereho, ni inzira y'amategeko igira ingaruka ku ishyingirwa, abana, umutungo n'inshingano z'abashyingiranywe. Mwari muri kumwe nanjye Kwizera Wilson, naho ubutaha tuganira ku ngingo z'amategeko akoreshwa mu Rwanda zitandukanye.